Yes, ugubwe neza kandi cyane neza ko muri amahoro muraho kandi mwiriwe bitewe naho uri ndagusuhuje kandi cyane. Unyemere gato cyane tuganire kuri project idasanzwe yitwa soft marketing. Imwe muri business opportunity mu by'ukuri ziri guhitinga kuri ubu ngubu. Abantu bari serious, abantu bari tayari, abantu bari gukorera amafaranga nyabona uyu mushinga wigucika. Ariko nkubwira ngo kabaze nkubwira impamvu zanjye zituma nkora n'iyi project. Rero ko dukomeza. Zishobora kuba zatuma ukorana na soft marketing cyangwa se bigatuma udakorana, ariko ibyo genda kubwira izanjye ushobora kuzigendaho cyangwa uzigenderaho, ariko jewe ikintu cyane gituma nkora na soft marketing nuko ndi online investor. Jewe nshora online, yes, nshora online uko ndahari kandi mu by'ukuri mbona bifite akamaro kandi murahora byageza umuntu mu gihe atacitse intege kitabivuyemo. Ariko nkubwira none ngo online hari ibihombo, online hari ibihombo ariko hari n'inyungu, kandi baravuga ngo inyungu n'ibihombo birajyana. Rero kujyamo uburenganzira bwawe no kutajyamo uburenganzira bwawe. Icya kabiri, am risk taker, je mfata risk. Yes. Icya gatatu, soft marketing is a new business opportunity on the market of online. Urumva ngo soft marketing ni business nshya ku isoko rya online business. Hanyuma icya kane, ntabwo gutangirana na soft marketing ntabwo bisaba ibishoro byambaye. Oya, fanya soft marketing bisaba amafaranga make cyane. Amadolari 6 hano nta muntu utagira gute, ntiyashidikanya ko amadolari 6 wayashatse ntabwo wayabura. 8,000 cyangwa 9 byabaye byinshi. Hanyuma icyanyuma nakubwira ngo nuko staking yo muri soft marketing imara igihe gito, y'ukwezi, hari icyumweru, hari y'amezi ane, hari y'umwaka, ubundi ukagira gute ukenjoyinga amafaranga. Ikindi kirenze muri soft marketing ni ushobora gukoramo plan y'uburyo ushobora kujya wibonera umushahara wa buri kwezi nkurikije uko nayibonye. Ariko nyemera nkubwira ngo soft marketing ubundi ni iki? Soft marketing ni company y'Abanyakanada, my dear friend. Okay, ikari company yashinzwe na groupe y'aba engineer muri computer cyangwa se muri mudasobwa. Hanyuma icyo bakora ni gukora ama application agiye atandukanye, harimo artificial intelligence, harimo ya blockchain cyangwa se cryptocurrency, n'andi ma software agiye atandukanye ashobora kuba yagira gute yafasha mu ikoranabuhanga ry'ubu ngubu rigezweho. Okay, ibyo byose tuvuze barabikora bakabigurisha. Icyo bariho bateganye bariho bakora niki? Bakeneye gufasha abandi bantu kuba bagira gute bakwiteza imbere baciye muri iyi application bakoze yitwa soft marketing. Okay, ni ubwo buryo bakungukira bitewe nuko bagize gute bacuruje ibyo bakora. Bacuruje bitewe n'ibyo bakora. Hanyuma hakaba harimo uburyo bwo kunguka mu gihe waba wiyemeje kuba wakorana nabo, uburyo bwo kunguka ku mafaranga yawe. Ariko harimo plan igize burenge, harimo plan ya mbere yitwa weekly plan. Weekly plan uva buri staking y'icyumweru, aho ufata amafaranga yawe then ukayashyiramo, amara kuyashyiramo, hanyuma icyumweru cyashira bakaguha inyungu zawe. Buri munsi baguha inyungu ya 1.2 buri munsi, hanyuma buri cyumweru ukabikuza. Twumvikane neza, iyo ukize amafaranga muri soft marketing bigaragaza ko ubikuza, uravuga ngo withdraw is a weekly. Kubikuza duration up to 12 ngo uzabikuza kugeza ku mezi 12. Byumvikane neza nga baguha 1.2 ku mafaranga washyizemo, hanyuma buri cyumweru ukajya gute ukabikuza inyungu zawe, hanyuma ukabikuza amezi 12. Nicyo kigaragara mu bintu hano muri iyi kigaragara muri iyi nyandiko bagaragariza uburyo ushobora kunguka muri soft marketing. Plan ya kabiri yitwa monthly plan. Ni plan y'ukwezi. Plan y'ukwezi izajya iguha 2.5 ku munsi ku mafaranga wagize gute washyize muri soft marketing, baguha 2.5 ku munsi. Hanyuma buri cyumweru ukagira gute buri kwezi ukabikuza kugeza ku mezi 12. Bivuze ngo ahangaha ushobora kubakamo umushahara wa buri kwezi. Ufite amadolari yawe 500, 1000, 5000, 10,000, it is up to you. Ufite amadolari 100 ukeneye kuyabona nk'umushahara buri kwezi, urahashyira muri soft marketing, buri kwezi ujye ubikuza inyungu zawe za 2.2 kugeza ku mezi 12. Hanyuma tyo muri plan ya gatatu ni quarterly plan. Nayo nziza cyane, nuvuga ngo ni plan y'igihembwe. Plan y'igihembwe y'amezi 4. Hanyuma hano inyungu ziba zingana na 3.1 ku mafaranga yose ukiza muri iyi plan ya quarterly. Buri munsi baba bakubariye 3.1, akaba ari bloke mu mezi 4 ukabikuza inyungu zawe. Nuvuga ngo icyo gihe umwaka uzabikuza kangahe? Inshuro 3. Hanyuma hari ikindi kintu cyitwa annual plan. Annual plan y'umwaka wose. Nuvuga ngo uzastakinga amafaranga yawe, uzashyira amafaranga yawe uyastakinge, hanyuma buri munsi bajya baguha 5.1. Hanyuma
kubikuza nyine uzabikuza contract yawe irangiye umwaka urangiye. So ngibyo rero, ariko ibyo bitabujije ko harimo n'utundi tunyungu. Harimo ikintu cyitwa brokerage commission, bivuga ngo ni ahantu utanga amakuru then ukabona inyungu ukabona inyungu ziyongera kuzo ugenda ubona ku mafaranga wagize gute washoye. Ko nibo bakeneye kugira gute, bakeneye ko umushinga waguka ukagera kure. Niyo mpamvu iyi plan nayo igize gute nayo iriho. Brokerage commission bivuga ngo iba kuri ni nka referral commission. Brokerage ndumva ari ni referral commission, yes. Bivuga ngo uzanye umukiriya y'umuhaye umufatanyabikorwa, bivuga ngo baguha 8% y'iki y'amafaranga agize gute abaje kustekinga muri soft marketing. Bivuga ngo kuri ku muntu no biragenda bikagera kuri generation ya 4, aho ushobora kugera kuri generation ya 4 ubona 1%. Bivuze ngo uhereza umuntu amakuru agafata umwanzuro agakora na soft marketing, ni inyungu ze ariko nayo bizakugirira akamaro. Hari indi nyungu nziza cyane ya gatatu yitwa profit bonus, team profit bonus. Iyi team profit bonus none nyinshi cyane ku muntu wese wazanye muri soft marketing, ukamuha amakuru ukamwereka ko ibyamugira akamaro, akabisoma neza ku muntu yabijyamo, agafata umwanzuro akabijyamo yifatiye ku giti cye. Icyo gihe n'uvuga ngo kuri za nyungu bamuha, nimba afashe plan y'icyumweru cyangwa afashe plan y'ukwezi cyangwa afashe plan y'amezi 4 cyangwa afashe plan y'umwaka, izo plan yose azafata inyungu azajya abona muri buri plan cyangwa muri buri contract yagiranye na company bazajya guhamo 2%. Ahantu harimo amafaranga menshi naho bajya guhamo 2%. Hanyuma hari ikindi cya gatanu kinjiza amafaranga cya kane plutôt, rewards and royalty income based on total team sales volume. Nuvuga ngo na amafaranga uzinjiza bivuye kuki, bivuye ko wamaze gufatikanya na company ukubaka organization. Harimo igihembo cyo kuba nimuze kubaka team volume cyangwa se muze kubaka abantu bafatanya ibikorwa gukora na company bageze ku $10,000, company guha igihembo cy'amadolari 100, ibihumbi 100, company guha igihembo cy'amadolari 1,000, ibihumbi 500, company guha igihembo cy'amadolari 10,000. Hanyuma muri muze kugeza $1 million, muze kubaka organization y'abantu miliyoni ya team volume miliyoni. Ndavuga ngo company buri kwezi ibigomba kugira umushahara w'1,500 buri kwezi. Uwo ni umushahara wawe uvuye muri ya organization wamaze kubaka. Ngibyo rero ushobora gutangira kwiyungukira hamwe na soft marketing mu gihe babyiyegereje, mu gihe babifashe umwanzuro kizakutuyo. Tworavuga ngo money maker are risk takers. Nuvuga ngo abantu bakora amafaranga bonye nabo bagiye gufata risk. Kwibutsa ko online business hari amafaranga, ariko online business hari n'iki, habamo n'ibihombo. Byose nta hantu hamwe uzigira usanga hari inyungu ngo uhabure n'iki, uhabure n'igihombo. Ibyo byose biragendana. Ni wowe kuba wareba kubaza se ibi ngomba kubikora cyangwa se nabikora. Kubikora ni uburenganzira bwawe, na amahitamo yawe, no kutabikora na amahitamo yawe. Kuko baravuga ngo gufata umwanzuro ni umwanzuro nibyo, ariko no kudafata umwanzuro n'undi mwanzuro wafashe. Mwibutse ko muri soft marketing kubikuza amake n'amadolari 10, ariko ni 10 ngo bagomba gukata hari ngaha akatwa. Hanyuma hari ntuze bakoresha bakora deposit, harimo USDT TRC20, harimo USDT LC20, harimo USDT BEP20. Ibyo byose ni uburyo ushobora kubakoresha ukoresheje cryptocurrency, ndetse bagakoresha n'amafaranga y'ikoranabuhanga yitwa USDT. Ibyo ngibyo utabizi wegera nabo babizi bakoresha ama cryptocurrency cyangwa se blockchain, bakaba babasha kugusobanurira neza, hanyuma nawe ukaza kwikorera umushinga udasanzwe. Turabikora n'ubishima kandi n'utabishima, si impamvu yo kuba abantu bagira gute batakomeza kubana no gukorana no kuganira. Nuvuga ngo twariho dusobanura ibyo turi kureba, ibyanditse, kugira ngo tubashe kugenda tugira gute, tubashe kugenda tubyumva kimwe. Nushaka no kubikora ubikore ari icyo wumvise, ufateho umwanzuro wabyumvise, para gufata umwanzuro uri mu cyuka. Iyo wafashe umwanzuro buryo utari mu cyuka, ufata umwanzuro ku bintu wumvise, buryo birafasha cyane, bituma